kubera ko aka kanya ndi hano akajita ashaka kutazambona ndarira nambaye ibiro igihe kirekire njye nambaye inkweto umwana agize imyaka 2 n'igice imyaka yanjye 19 ningira abantu ndabahingira abantu hari umugabo ugize kumbwira arambira ngo nibwo yabaye umugore nimugeze naho umachaka kubivugaho Imana igira neke mbabwira nk'abantu Imana iratabara njye nibuka ukuntu nikoreye agataro njye nibuka ukuntu nahingiye abantu njye nibuka ukuntu natwise amezi 9 y'umwana ndi umunyeshuri mva mu ishuri ndatwita abatukana ariko gutukana kwe afite umubabaro mukajya muziza umuntu akagenda bitewe naho yaturutse ubuhamya bwe ariko abantu bavuga ngo kuko Jakingo wambara ubusa sinshyigikiye n'ibyo ariko igihe umuntu ari nyine abakirimo ni Jakingo impamvu mwumva hari ahantu ari guca nde naciye ni ukuri kumara Brian yambwiza nakirwa bundi wese Ibigwi byanjye TV. Ufite ubumenyi cyangwa ibikorwa ushaka gusangiza abandi watuvugisha kuri nimero ureba kuri screen yawe. Yes, reka twe twasubiza tukize byiza mwese mukomeje kudukurikira umunsi ku munsi no ndetse na nijoro. Twifuriza umugisha w'Imana aho muherereye hose mu byo teganya gukora igihe bitandukanye. Iyi ni Ibigwi byanjye TV, Jennifer Ben, tubaha ikaze ndetse gukora subscribe mu bitarabikora kugira ngo nawe tubone umunsi ku munsi updates zose dushyizeho ujye ubasha kuzibona byoroshye. Reka nkutse ko turi muri Alarm Business Center, na ahantu heza ushobora kuba wakorera ubukwe, ahantu wakora amanama atandukanye, wakakira abashyitsi, hari n'amacumbi meza, ni ahantu heza, ni hano hafi yo kwa Padiri ku Kagugu, wahagera bakakira neza, nzi neza ko baguha serivisi nziza kandi ku giciro gito cyane. Reka n'ikaze ndetse n'ikaze umushyitsi turi kumwe uyu munsi abanze atwibwire kugira ngo tubone iki kiganiro tuziranye. Ndashuje mu izina rya Yesu. Amazina yanjye nitwa Christine Ingabire. Amazina y'Imana nitwa Muteteri Esther. Muteteri Esther. Yego. Nkunda gusenga. Ukunda gusenga. Bivuze ngo uri umukristo. Ndi umukristo kandi nzahora ndiho kugeza mu gupfa. Yego, umukristo ni byiza cyane. Esther, nose twakwinginga ukadusengera Imana kugira ngo tuze kora iki kiganiro cyo kumwe n'Umwuka Wera. N'ubundi abana b'Imana barwa n'Umwuka Wera. Biragatsindwa ko ujya ku rugendo ntabwo umusirikare yajya ku rugamba atajya n'intwaro. Ntabwo bivuze ngo twatange ikiganiro cyangwa tuganira ijambo ry'Imana tutangiye gukoresha isengesho. Yego. Twaha Imana dusenge. Imana mu izina rya Yesu, Imana nziza, Imana y'urukundo, uri Alpha na Omega, uri itangiriro n'iherezo ku buzima bwacu. Rero mbere turagushimiye ko watwinjiye uyu munsi, akaba nta gikuba cyacitse, akaba nta nkuru mbi twumvishije kuri uyu munsi wa none, twatambutse biremera, bareba biremera, kuvuga bikemera. Kuba tugeze hano ntabwo ari uko twabakiranutse, ahubwo hari icyo wavuganye natwe. Niba uravuga ngo ugirinde ijambo kandi n'uwarigeze ngo rizasohora, none ubane natwe, turaguharitse, tuguhaye karibu n'ikaze, reka ibyubahiro byacu bibure icyawe kigaragare. Reka Uwiteka Imana Nyiringabo, reka tukubere mikoro weho wirangururire nk'Imana. Tuguhaye karibu n'ikaze mu izina rya Yesu, amen. Amen, amen. Amakuru y'iminsi meza mutima. Amakuru ni meza, ndakomeye, ndashima Imana, iracyandinze, irakoze cyagiye, n'uyu munsi iracyakora. Yego. Gushimira Imana rero ko igiteza intambwe akakanya nicaye kuri kamera. Gushimira Imana ko isoza isezerano biri mu mugambi w'Imana. Biri mu mugambi w'Imana. Isezerano yari ryari? Narihawe nyiteze. Ukijwe rya Esther. Akijwe ntabwo ariko nariko mfashije imyaka 2. Umeze nk'umuntu wavukiye mu batanzi. Ntabwo navukiye mu batanzi. Ahubwo hari ukuntu Imana idufata ikabigenza ukundi kubona nk'umuntu w'inyuma yakora akavuga ati wa mwana avukiye mu batanzi. Ariko mu by'ukuri si kwacu tudasenga, papa n'umukatolika ariko mama n'umurokore. Bivuze ngo urumva twese tuyoborwa n'umwuka. Ubundi umuntu utazi Esther muri aka kanya mu ncamake kugira ngo umuntu turi kumwe abashe gusobanukirwa
Esther ugiye kutuganiriza muri Kenya. Esther ni muntu ki? Esther Esther ndi umufiyemeri umwana w'umuhungu w'imyaka 6 imyaka yanjye 23 yawe. yego ariko n'ubwo rwose namuze mu bintu bidasobanutse ariko byatumye nyizwa kandi ndabikunda kandi bibaho mbikunze kandi bimbeshejeho ntacyo bintwaye. Esther rero ndi umufiyemeri ushima Imana, nkunda gusenga, nkunda abantu, nkunda kugira inama. Aho mvuka mu Bugesera Mayange, umudugudu ni Kindogi. Ntabwo ari ngombwa ko ndi kuvuga ibyo byose. Yumvishe Bugesera buraye se yumva icyerekezo cyaho uturuka. Esther uyu munsi se uricaye kuba mu rugo kwa mama cyangwa ukwibana? Ntabwo ndi kwibana, ndi kuba mu rugo. Uri kumwe n'ababyeyi? Yego. Ntabwo tuzi kwinjira cyane muri ibyo bintu by'ubuzima bwawe bwite buri private. Icyo nshaka cyane tuza gufokasingaho ni ku ijambo ry'Imana, ni ku butunzi Imana yashyize muri wowe, navuga ngo buhumuriza imitima ya benshi, cyangwa se ibyo bintu nyine Imana yaguhaye bizagira aho bikura bamwe bikajya abandi n'aho bigeza abandi. Nibyo nshaka kuza gufokasingaho cyane tukabitindaho. Esther ndaza kwinginga cyane ngo tubwire wenda byibuze Esther asengera hehe, mbese ni itorero mu bushunge muri iyi minsi mirihe? Ubundi ntabwo njya kure, ndagera hano kwa Seviye nuko mvuga idini. Byaba byiza kuko Seviye tumuzi nk'umupasiteri cyangwa se umuprofete, ariko njye numva niba ari umusozi wera, umusozi w'ibyiringiro. Sinumva neza itorero rye, ariko abatazi wenda Pastor Seviye ni umupasiteri mwiza cyane ufite itorero hano muri Aralme Business Center. Niho hantu ngo Pastor ndagukunda. Sengera. Pastor avuga Imana neza kandi ntabwo Pastor akoresha ruswa. Avuga Imana neza. Arabakoresha ruswa se? Iki gihe Pastor bari kuri ruswa, ariko wenda sinamuvugira, ariko nshingiye ukuntu muzi agira urukundo, kandi ikindi cya kabiri ntabwo atoranya abantu. Uko uje arakwakira, ntabwo areka kukumva, arakumva, agutega amatwi. Rero Pastor ndagukunda, Imana imuhe umugisha. Ubushize wigeze ubona akavidewo kigeze guturanenga arimo asengera umusore amukiza uburemba? Ntabwo ndamukina ibiganiro bye kenshi, ariko si uko byari byabereye muri church mu rusengero, sinzi nimba ntabwo ari waje, kubera ko akenshi muri iyi minsi mfite akazi, ariko akazi mfite uri kumboha no ku cyumweru akenshi ntabwo ndi kuza gusa. Niyo mpamvu uri kubona hari abantu benshi nari kumenya kwa Seviye, ariko umuzi nsengera kwa Seviye. Rero bikambwira abantu mbabwire ngo dukomerere mu mwanya, kandi tuyoborwe n'Imana, kandi ni ukuri Imana izatugirira neza. Reka nkubwire, nta hantu kure cyane habaho Imana itakura umuntu, nta n'ahantu kure cyane habaho Imana itageza umuntu. Wenda ku muntu uza kubireba cyangwa uza kubibona, nshingiye ahantu navuye, nshingiye naho ngeze, ntabwo ndogukira. Bikambwira abantu mbabwire ngo ikigeragezo cyangwa se ikibazo urimo, nitekereza ko Imana yagutaye, Imana ibyemera bikakugeraho, Imana ibyemera bikakubaho. Ahantu wavuye bisa nkaho hari hakomeye. Mana n'ahantu kure cyane habaho Imana itakura umuntu, n'ahantu kure cyane habaho Imana itageza umuntu. Bivuze ngo aho ngeze ntabwo ndi uwo gupfa, ahubwo ndi uwo gukira. Watuganirije gatoya, katucira mu mayange ahantu gatoya waciye atari heza. Mbese nashaka kuvuga ku buhamya, tuzabivugaho undi munsi noneho nyirizina, inzu nje kubaho ubuhamya ku buryo tubirambura neza, ku buryo byibuze uvuga ni ukuri, uzana n'ifoto. Mbese ufite n'ibimenyetso birenga cyane, yemeza yuko Imana izatugirira neza. Ndibuka Seviye yansengeye kuri Bonani iryo joro, yaransengeye ndabiri narabizi kuko numvaga ndushye. Seviye rwose nabamuha ituro, Seviye nzarimuha, ariko hari biri hafi gusohora ibyo yafunuye, ariko natangiye kubona utumenyetso.
urumva yego biri hafi gusa ko nabona ikimenyetso kuko Sabe yaransengeye ndahuka n'ahantu nsengera nkumva nake umutima wanjye wongeye kunezerwa nkumva nsubijwe n'imbaraga rero imbaraga n'amavuta nakomereza hageze kandi nacika intege. Wow, reka tugire Saviye ngo Imana iguhe umugisha ku bw'imitima myinshi ugenda uhembura ndetse no kubw'amasengesho ugenda usengera aba bose baza kugana nta kiguzi nta kindi kintu witayeho. God bless you. Esther, ni iki Imana yagushyize ku mutima uyu munsi? Amaze mbwira abantu aho dusoma ijambo ry'Imana ariko amaze mbwira abantu mbabwire ngo muhumure kandi mukomere, muhumure kandi mushikame kubera ko isi turimo iranduye, ariko nubwo yanduye harimo ubutabazi bw'Imana. Iyi si turimo irimo umwijima, iyi si turimo irimo imibabaro myinshi. Ibindi yaravuze ngo imibabaro yanjye yose ni kuyizi, azinze ngiyo mibabaro ngwanizeshe. Imana ishimwe kuko yumva amasengesho, Imana ishimwe cyane. Uravuga ngo ku Mana mu ijuru ngo mfite umugabane, ku Mana mu ijuru mfite umugabane, Imana ishimwe cyane. Bivuze ngo ahangaha kuri iyi si tuzaba hari ahandi hantu tuzajya, nubwo hari abantu bavuga ngo nta juru rihari. Ijuru rirahari kandi riraharanira. Ijuru kugira ngo urigeremo uca mu bibazo, uca mu nzira ifunganye. Inzira ya Satani iragutse ariko inzira y'Imana irafunganye kandi kuyicamo irimo amahwa n'ibintu byinshi. Nahoze mvuga kuri Yobu. Yobu yabaye yasabwa ngo Imana yarabije Satani amaze ngo uvuye ngo Satani amusubiza ngo mvuye kuzerera mu isi. Imana yabije aramubwira mbese ubonye umwana wanjye ubonye umwana wanjye byibuze nk'aba byibuze hari ikintu ukora Imana ikakureba ikavuga ngo uriya mwana wanjye ndamureba nkamwishimira. Ariko Satani aramubwira ati yabuzwa n'iki se kuko irata ko nta kintu na kimwe utamuhaye, byose ko wabimuhaye. Ngo arasubira aravuga ngo mbese kandi namubwira ngo ngaho mukureho gira ibyo umukuraho reka atakwihakana. Ariko Yobu yigeze yihakana Imana, yarihanganye. Noneho Imana iramubwira ngo okay nta kibazo ndamuguhaye, ariko icyo mwemwebye ni ubugingo bwe. Zenga Imana ijya idutanga kiduri katubaho ukaruha ukabura n'ibibazo nka miliyoni n'isi kakota ukaka akazi ukakabura ukajya kudepoza warize bikanga, mbese waravuze mu muryango ukomeye bikanga, abantu bakakwanga n'izo ukajya uca ku muntu ukumva ukumva uri kumunukira kurusha utanuka kubera igihe. Ariko si uko Imana itabizi, Imana iragutanga kandi nta kibazo ifite, byinshi iri kukureba ni kwigushaka. Bivuze ngo rero umuntu uri mu kibazo wicika intege, uko ngukomeza niko Imana kureba ikakwishimira. Bivuze ngo hari ikintu Imana izabimaza mu minsi iri imbere. Yego byinshi njyaho navuye tumatseka tuzabivuga ushobora kuba ahantu wahuye hakomeye. Imana yahuye guhingira abantu so Imana yahuye guhingira abantu Imana kandi ukiri muto imyaka yanjye 18-19 ntingira abantu ndabahingira abantu. Hari umugabo wigeze kumbwira agambira ngo umwe wabaye umugore n'umugeze nawe umashaka kubivugaho. Ndahinga naje guhinga ndakomereka, abantu barankomeretsa ariko nkomeza gusenga. ubwo amagambo nayo yari menshi, amagambo yari menshi. Iyo umuntu wabyariye waba biba bikomeye ntabwo biba byoroshye. Ni igikomere umuntu wese adapfa kwakira uko yiboneye, afatishwa agaciro mu bantu. Ariko Imana ntabwo kubivuga, ariko turashimira Imana. Imana igitabara. Reka mbwira abantu ngo Imana iratabara kandi igikora ikintu n'icyo abantu batekereza. Uko abantu bakubona ntabwo ari ko Imana ikubona, kandi uko abantu bafata ntabwo ari ko Imana igufata. Rero shikama ku ijambo avuganye n'Imana. Bamwe ndakubwira ngo impamba y'urugendo ntizakorera umugore urugendo. Bivuze ngo ubuzima bwa buri munsi tubamo
akazi tuhabwa, amafi turya, inyama, ibiki tukasohoka tukamera neza, ntizakagirwe ko hari iyindi nzira y'ubugingo. Hano turi hari abandi kandi hazaza n'abandi, nabo nibo bo hazi n'abandi. Bivuze ngo wirushywa n'ibiki, ntitukanswa n'iby'iyi si. Rwose nuko abantu bakwimya akazi birashira, ariko turashimira Imana. Turashimira Imana, ikadusoma ijambo ry'Imana. Ariko Imana ikora ku bantu bazi. Imana ikora. Singira amatsiko menshi. Oya. Gusa numva rwose ni ukuri Imana ari ibintu byinshi yakoze bikomeye. Imana igira, niko mbabwira nk'abantu, Imana iratabara. Njye nibuka ukuntu nikoreye agataro, njye nibuka ukuntu nahingiye abantu, njye nibuka ukuntu natwise amezi 9 y'umwana, ndi umunyeshuri mva mu ishuri ndatwita, ndabyara ariko mbyara mu buzima bubi. Ndashimira Imana, Imana ijya ihereza ababyeyi banjye umugisha, ntibigeze bandererana, baramfashije nk'ababyeyi. Imana ibaha umugisha, Imana n'ubushobozi nzabakorera kandi nzababwira ati prestation uzanemereza na kamera cerebral n'uko urumva ndababara ndakomeka, ariko Imana ikagira ati mwana wanjye humura ndi kumwe nawe. Imana kuri kijyanye n'icy'abantu, umuntu akubwira ngo humura akicuza ndabikubwiye, ariko Imana ivuga ati mwana wanjye humura, nzagendana nawe, nzabana nawe, ntabwo nzigera ngusiga, sinzaguhana. Ariko bivanze Imana irakureka, ariko ikureka wanze kumva. Muri Samweli haravuga ngo Imana yabwiye Samweli amubwira ngo uzageza ryari kurira Sawuli, amubwira ngo ahubwo enda ihembe ry'amavuta. Yego ibi byinshi kwa Yesayi uvuge kunyimukira umuhanuzi wanjye mbe Dawidi. Ntabwo Dawidi ari umusore mwiza w'uburanga, mwiza w'igihagararo, mwiza ariko mwiza abyumvishe, ariko abantu ntabwo bigeze bamukunda. Kandi tekereza ko Yesayi yari afite abahungu 7, ariko Yesayi yaragiraga aho inama y'ishyamba. Bivuze ngo igihe uri gucamo cyangwa se ibihucamo ntabwo ari uko Imana itabizi, ahubwo nta kintu cy'Imana ikorera guhomba. Kuba uri mu kibazo, kuba mu kigeragezo, reka mu muzi abantu babwira ngo hari igihe bizarangira. Indi yaravuze ngo n'igihe gito ntambari igashira, n'igihe gito ntazabona Yesu, ngo ni igihe gito nyuma guhereza iminota akicuza. Ndibuka Imana byo kunyanika nafiyikanze njya kubyina, njya gusirimba, yarabakora ndasirimba ibiraturitse bituritse. Abantu baravuga reka nkubwire ni kuri Imana iratabara. Ndamusuje simuvuze ariko ndamusuje mu izina aritunganya ikazi yanjye ndarira. Nambaye ibirenge igihe kirekire, njye nambaye inkweto umwana agize imyaka 2 n'igice. oya ijambo ry'Imana uretse gato cyane abantu bagasobanukirwa badukurikiranye. Kumvishe komeza wambaye inkweto umwana wawe njye nimara gutwita nibyo mu buzima bukakaye bitoroshye. Ndabyara pe narabyaye nyine mfata izindi nshingano. abyaye neza ariko abyaye nk'Abaheburayo, undi Muheburayo kubyo bifite isezerano ko nzabyara neza umwana w'umuhungu kandi mwiza. Ariko soko kubera izina ry'Imana nahuye n'ikintu bita ishuri sha ndangije nta kindi kintu nakoze biza kugeraho murabi intambara, ariko ndakomera. Nahise nyitwa bimera imbaraga burajye kiko kugira ngo ukizwe kandi ukomere kandi ushikame, bikakubaho kandi ukabaho nabi ukabaho ubuzima bukagenda. Ndashakirira kaneka guhinga nazi guhinga muzima sana nigeze mpinga ngewe. Ndi umwana wavukiye mu mata, ndi umwana nta bintu byishinze, ariko nimara kwiga ishuri narahinze ubu icyo gihe cyo gushakisha ubwo buzima bwo kujya guhinga n'ibiki nabwo bikoraga n'undi wambara ibirenge ntabwo nafashije bwo kugura izo nkweto no mu rugo ntabwo wari bishoboye. buriya umubyeyi agira ikintu bita ihungabana, ntabwo nabarenganya. We abavunwa nuko ugiye kubyara akarera umwana ugiye kubyara warangiza ukagira gute
nawe ugashakisha ku nawe ruhande. ugashakisha nyine bibaho birarangira. Ariko usome ijambo ry'Imana twe kubyibandaho buri munsi nzabaho umuhamya kandi urizi ko arabona bizakomeza urizi ko oya birumvikana aho hantu harimo amasomo menshi umuntu yakumva aganakuramo ndetse ni nacyo nabwira n'abana b'abakobwa imyaka 18 17 bate kwizera abantu. Bahungu ni beza ariko njye ntabwo njya mbafata nk'abantu nyine ngo bikomeze mbigire inamba, ntabwo njya mbizera igihe cyose nagizeho nizera narababaraga numva nageze aho mbyara kandi ntabwo papa ntabwo twakundaga igihe kirekire amezi 9 ariko ntabwo yagufasha ku ngufu ni amashagaga nyine y'ubuzima ariko umva ku myaka 23 mfite imyaka 6 ndashimira Imana nta kibaye yariga kandi ni imbaraga z'Imana ntabwo ari uko nasenze cyane. Reka twisomeza ijambo ry'Imana riri muri Zaburi igice cya mbere umurongo wa mbere abango hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi unahagarare mu nzira y'abanyabyaha yicarane n'abakobanyi ahubwo amategeko y'Uwiteka yishimira kandi amategeko yishimira ku manywa na nijoro. Amen. Reka mbwira abantu ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi unahagarare mu nzira y'abanyabyaha. Bivuze ngo hahirwa umuntu ugikomeye muri Kristo Yesu, hahirwa umuntu ukiri kuririmba by'ukuri, warahirwa. Hahirwa umuntu ukivuga Imana neza ataza gutwika, ataza kutubwira Imana kugira ngo azamuke, ataza kutubwira Imana kugira ngo bamubone. Icyo gihe Imana izamubwira ngo nyine ntabwo nigeze ngubona. Reka njye muri Matayo 25 haravuga ngo ubwo Imana haravuga ngo amatabaza nyine mukanga wagamba aravuga ngo amatabaza nyine ndi kubizibuka neza yego ngo haravuga ngo hari abakobwa 10 hariho 5 b'abanyabwenge hariho na 5 b'abapapa yego ariko ngo Imana bose barasengaga bararirimbaga baravugaga barasirimbaga bahozaga Mwuka Wera na kintu na kimwe batakoraga ariko reka mbabwire ngo mukomere kandi mushikame. Ariko bino bakobwa 5 bamwe bari abanyabwenge bamwe baraba abapfapfa ngo mu ijoro ngo hacura ubanza n'umwijima niba nibeshye. Noneho ngo bakobwa 10 bose barahagurutse 5 bahagurukana amatabaza yabo naho abandi 5 barahaguruka b'abapfapfa ariko basanga ntabwo amatabaza ageze gute bayafite kandi umuntu wajyanaga n'umugeni uri umuntu ufite itabaza baragiye urumva bafite amatabaza abanje se ngombwa ko njya kubijyamo kure hirya kuko abantu benshi bararizi iri muri Matayo 25 noneho ngo arangije abo bakobwa 5 b'abapfapfa ngo bafashe inzira bajya gushaka iki amatabaza n'amavuta bivuze agaciro n'amavuta udafite amavuta udafite itabaza agaciro kimwe umuntu uvugira kuri kamera jyana gucanga gukanakitira ukabura n'icyo uvuga ariko ngo bakigenda ngo bakigaruka basize urumva basanze abafite amatabaza binjiye bakimara kwinjira rero sasa urumva ngo umukwe yahise akinga bakimara kuhagera ngo baramusaba kwinjira barabaza ngo muri bande baranyine urumva barumiwe bamaze kumenya ngo biravuga ngo nuko arabasubiza ngo yego barabasubiza ngo mbese inzira mwaje murayizi cyangwa aho ngako kwinjira n'inzu gasizemo niho yakabajije ngo inzira mwaje murayizi kandi mu by'ukuri barindiye umugeni bose 10 bahari barindiye umugeni bafite amatabaza nimbaza ngo icyo amatabaza yabo yazimye bivuze iki bana n'ubwo ngo sinigeze kubamenya kandi barasengaga buzuraga Mwuka Wera barahanuraga barasirimbaga bacurangaga neza bakameraga neza bafataga mikoro neza ariko Imana mu gihugu cyo mwijuru irangije ritamburo ngo sinigeze kubamenya rero nari ijambo ryo muri Zaburi cyo cya mbere ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi
ngo nahagarare mu nzira y'abanyabyaha twicarane n'abakobanyi ngavuga amategeko y'Uwiteka mwishimira ku manywa na nijoro. Reka mbwire abantu ngo mureke kwitwara uko mwishakiye. Ijisho ry'Imana rirareba, ijisho ry'Imana rirabona, ijisho ry'Imana rirareba. Biravuga ngo n'ubushishi rwa nijoro ibasha kubona. Bivuze ngo ni ahantu na hamwe ijisho ry'Imana ritagera. Abantu twitwara uko twishakiye tukumva ko kuba abantu batari kutureba ntacyo bitwaye. Hari Imana ireba, hari Imana ireba, kandi hari Imana ititiranya amazina. Bivuze ngo ntabwo Imana yitiranya amazina. Rero Imana mu gihugu cyo mu ijuru imfasha yambika abantu imbaraga, yego nimara kubambika imbaraga bakomeye, ntibazabona abandi Imana ntizabihakane, basi Imana izabirata nk'uko Imana yirase yakoze. Uri umwe ukuntu baba ariko yarafite ikintu bita guhamya. Niba ufite guhamya umugore yagera hano ubwabo bamubwira ati kumwe bakakanya Imana yawe, noneho ngo yo baramusubiza ngo ubaye umwe mu bagore bose biragatsindwa sinakuyakana Imana yanjye. Rero Imana mu gihugu cyo mu ijuru ndagira ngo mbwire abantu dukizwe neza kandi dusengesha umwuka iteka. Ubu uri umuririmbyi uririmbana umwuka w'Imana, ubu uri umuhanuzi uhanure by'ukuri, niyongere ninamanure ninagire ninazamure. Hari umubyeyi ugikunda kuririmba, uriya mubyeyi ndamusuhuje mu izina rya Yesu, araririmba ngo ninjye wa mugore ndamukunda ndi umufana wawe ni ukuri. Aririmbye ngo ninjye wa mugore ngo nari mbishikaye nari ndemerewe, ngo abaganga barananiwe ngo babuze ibisubizo, uraseruka mwami wanjye uraboneka. Reka mbwira abantu ngo hari ahantu Imana igiseruka, ariko iseruka igihe cyageze. Niyo yabiba amaraso akagushiramo ntabwo Imana gukuramo kuko isaha yawe itaragera. Ariko irakureka icyo kikakurenga ugatagandara mbese ibintu byose bikakubaho, ariko Imana ikabyemera atari uko yagutaye. Wowe ukagenda ukakwicara ku kibazo cyawe ahantu cyakwicira. Noneho reka nsobanure hano hantu, ntabwo njya ku magambo menshi kuko nshaka ko dutinda. Baravuga ngo hahirwa, baravuga ngo ahubwo amategeko y'Uwiteka niyo yishimira kandi niyo yishimira ngo kandi amategeko ye niyo yibwira ku manywa na nijoro. Gatatu bavuga ngo uwo azahwana n'igiti cyatewe hafi y'umugezi cyera imbuto zacyo igihe cyacyo, ibibabi byacyo ntibyuma, icyo azakora cyose kizamubera cyiza. Amen. Ndasohoje. Ikintu cyose azakora kizamubera cyiza. Bivuze ngo gusenga neza ni umumaro ku mukristo, ariko gusenga nabi ni umuvumo ku mukristo. Ubwo umuntu usengana ibyaha aba arimo aritera umuvumo. Mukiza nawe bitera umwaka uzabicunga. Uri umuntu agasambana kandi akajya ku gatuti agasimba bikemera, ariko hari umuntu utasambana ngo abishobore aze ku gatuti. Ese ubwo biterwa n'ikindi kuba umuntu aba ari umunyabyaha yangiza akajya mu iteraniro riri mu mwuka wa Bibiliya bavuga ngo iyo abana b'Imana bateranye n'abana ba Satani bateranye bakaza kwivanga, ariko urukungu ruzava mu masaka. Ese ntabwo uzi ko amasaka iyo yeze urukungu ruba rurimo? Ese bari babona isaka ryera nta rukungu rurimo? Bivuze ngo abana b'Imana rero iyo bateranye, yego n'abana bafatanye baraterana. Umuntu iyo urwo rurimo kuzagakiza ikintu kamara ntabwo atiruka kujya gusambana ngo azagare ku gatuti. Oya, bakanabyumva nabi ngo narabyaye nari umukatolika, si uko nari nyine ariko nabiguyemo nk'uko n'undi wese yabigamo, ariko naje gusanga nta cyiza kigera gute kibamo. Kubyara ntabwo ari cyane. Naje gusanga nta cyiza kiba mu busambanyi, naje gusanga nta cyiza kiba mu bibi. Satani ahemba nabi, Satani arica, Satani ararimbura, nibyo wambara neza ukiyambika uko wishakiye, ariko Satani biravuga ngo haza ibibazo ukuntu nabivuga. Reka mvuge gutyo. Buriya ikigeragezo nigera avuga ngo nta kigeragezo kitagira iherezo na kimwe. Reka mbabwire ngo niba ufite ikigeragezo uriza imbere y'Imana, ariko nshingiye kuri ijambo mbwira ngo kizwa.
nawe utarakizwa guys, namwe mutari mwakizwa muze mukizwe, ni ukuri dusenge, tubasengere, muze mwature, mubatizwe mu mazi menshi, muze musenge, muze dusengeshe umwuka iteka, kuko isi irarimbura, nta kindi kintu ihemba, ihemba amarira, ihemba umubabaro, ihemba uburwayi, ihemba. Hari umuririmbyi uvuga ngo Satani ngagushuka kujya gusambana, ariko nagakwereka ingaruka zizaba mu gusambana. Satani agushuka kujya kwiba, ariko nagakwereka ko gereza ihari. Akwereka inyungu uri bukuremo, ariko akwereka ibibazo bizavamo. Rero mureke dukizwe, mbwira abantu dukizwe, mbere nuko mbabwira ukuntu Imana yavuganye nanjye. Imana yavuganye nanjye amagambo akomeye, hari nijoro, saa sita z'ijoro, Imana ivugana nanjye amagambo akomeye. Ndamwe ngo ngende mbwira isi, ntabwo yambwiye abantu, ndamwe ngo ngende mbwira isi, mbabwire ngo dusengere urubyiruko, cyane cyane abahungu, guhera ku myaka 20 kugeza ku myaka 30, kuko Satani agambiriye kugira ngo abibe, abakumva umuntu ngo yapfuye utazi igihe yapfiriye, abakumva umuntu ngo tabona ko ngo ko runaka yapfuye. Satani ashaka kugira ngo yibe ikindi mukomeye kandi mushikame, musengeshe umwuka iteka, dusengeshe umwuka iteka, kandi ni ukuri tubane neza. Ari nabwo mbabwira ngo ndamwina kugira ngo mwese ni ahantu kure cyane habaho Imana itakura umuntu, hano hantu kure cyane habaho Imana itageze umuntu. Nimba Bibiliya ivuze ngo azahwa n'igiti cyatewe hafi y'umugezi, bivuze ngo ibintu byawe byose nusenga neza bizahinduka umugisha, ariko nusenga nabi bizahinduka umuvugo. Gukorera Imana ntako bisa, kuvana amasezerano biragatsindwa, ikorere urebe uko Imana yawe izakugira. Bivuze ngo gukorera Imana biraryoha, gukorera Imana neza biraryoha, gusimba wumva nta cyaha ufite, biraryoha. Aho usirimbana ukumva byanze, ntabwo byakunda. Bitwa kuko wahikubita, Imana itandukanye n'abantu. Najyaga numva kera ngo yabacishaga mu madirishya abanyabyaha, abandi akabatura hasi ku ruhimbi. Biravuga ngo ndetse ntabwo bikiri gusa, reka mbabwire ngo nubwo bwose ibya kera ntabwo mbizi, njye nduwu ariko nabivuga aka kanya njye nibara aka kanya, ntabwo ejo nibara, kubera ko aka kanya ndi hano, akaje turashaka kutazambona ejo saha. Kambwira abantu rero aka kanya nta hacu, ariko ejo saha. Bivuze ngo ahangaha turi hari abandi, tuzaba hazi n'abandi, nabo nibahava hagere n'abandi. Zino isi turarashyitse, muri iyi si iyo wagiye mu rugo rw'umuntu akagenda nk'umusango, urategereza niba ari amazi bakayaguha, niba ari iki bakabiguha. Bivuze ngo ibintu by'Imana rero biraharanira, ugapfa kubibona. Yego, isaha y'Imana igeze irakora. Utekereza iki ku bahanuzi cyangwa se abavuga ubutumwa bwo ku ma YouTube? Reka nshingire kuri Garase. Garase avuga Imana neza, komeza uvuga Imana neza. Mbona umushaka kuzasura Garase, nuko nari nabonye umwanya, ariko ndashaka kuzabasura tukavuga Imana. Kandi abantu bafite n'agatwiko, ntabwo njye naje gutwika. Ntujya utekereza ko abavuga ubutumwa bari kuri YouTube baba baje gutwika cyangwa kwishakira indonke? Ntabwo abantu bose baza kuri YouTube baba baje gushaka indonke, ahubwo hari abantu bazobewe n'umwuka. Hari n'abazanye izina baje gushaka indonke, ariko njye ntabwo naje gushaka indonke, ndakora. Zatandukanyiriza y'abantu baje gushaka indonke n'abaje. Muzabumvira mu magambo ya Bibiliya avuga ngo iki kintu kizatandukanya umukristo n'umupagani. Abantu bose baza bahanura mu izina ry'Imana, baririmba indimi, bakavuga indimi, bagakora ibintu byose mu izina ry'Imana, tuzabitandukanyiriza he? Bibiliya ivuga iki rero? Biravuga ngo ikintu kizababwira abo bantu ni iki? Uzabonera mu magambo y'abavuga, ibikorwa byabo, imyitwarire yabo, uko umuntu yitwaye n'amagambo avuga. Ubwo ni za mbuto, imbuto zera ziza kugaragaza umuriwe.
uvuga ngo nuza kuri YouTube byo guteka ko wambaye neza tuzabireba tugashishano asante wambaye neza pe aho bizanye n'umuntu wakwambitse nanjye nzagenda nyambika ariko ntabwo mazi abona ko waje utanga iz'Imana yakubwiye ahubwo uzaza uje mu kigo cy'uko uje kwereka ko ugite gute wambaye neza bivuze iki rero ubwo nicyo kintu tubwibona yego ubwibona ariko urukwabu ntabwo ubwibona buriyo buje mu wageze kure utangiye kubona ukumva ko umusatsi Imana we umusatsi wagiye ubu ngubu oya ukumva ko utajya kuri kamera wambaye inkweto ihengamye jugujugu oya yego ukambwira ngo mbabwire ngo ntabwo ko mutekereza ariko Imana itekereza Imana ikora ikintu gito kinyuranye kuko abantu batekereza ntabwo ariko Imana itubona kongera ku bahanuzi bo kuri tujya nta kintu na kimwe nabavugaho ubwo nyangunda kubitindaho kubera ko bafite uko bahamagawe buri muntu afite uko yahamagawe ndetse afite uko yahamagawe nanjye afite uko nahamagawe gusa iyoborwa n'umwuka akomereza yego iyoborwa n'umubiri bishatse bibaye byiza yabireka akayoborwa n'umwuka avuye vuba yego Esther reka tugushimire murakoze Imana ibahe umugisha kandi no kuri bane namwe kandi bashyigikire bagikoresha kunyakira yego bahura baha ubuhamya gusa ubuhamya bwanjye n'ubihangane kenshi ndarira kuko ntekereje ahantu navuye ubwo ntekereza ko ari Imana ni ukuri ni ahantu kure cyane habaho Imana itakura umuntu ngeraho nsuhuza abantu Jackie ndamukunda Jackie bafata nk'umusirikare yego umukundira iki Jackie nkunda Jackie nkunda Grace nkunda Brian ndagukunda uba uri seri muri mu bakobwa bose bari kuri YouTube Jackie aba ari seriye bagakunda gutuka apana Jackie nani Brian aba ari seriye ubwo se mu mufata bakumva ko ari iki Brian ni umunyabwenge kandi ibiganiro byose akora seka kandi byose avuga aba ari seriye ubu nejo bundi yarabatijwe yarene komeza imbaraga n'amavuta sha Imana ikomeze kwimike yabakomeza ukumva wakizwe ni ukuri kumara Brian yambwiza nakizwa bundi we nyamara barasenga sinabona wenda hajya gusenga ariko umugambo byonyine avuga wumva ko afitemo akantu k'Imana ako konyine katumira Brian komereza aho n'ukuri hanyuma Jackie noneho nje kuri uriya mumama njye wa mugore ntabwo nyamwunda kumenya izina rye Imana ifashije nazahura nawe njye wa mugore ndamukunda nkurikirana indirimbo ze icyo twitwa ko yasohoye njye mpita nyireba nzabunga nawe tuzamushaka tumwinjiga turiko twakora ikiganiro ni ukuri uzamfashe duhuze ndamukunda aririmba niba ari umubyeyi uririmbana umwuka aho umubyeyi aririmbana umwuka kandi avuga ibintu byabaye bitari ibintu byo kuza gupapira hari indirimbo yirindira avuga ngo ndabaganga bananiwe babuze igisubizo yaraserutse mwami wanjye uraboneka sha yaraserutse abaganga bananiwe ngo yirinde mfite abana barindwi hari abantu bagiye bananirwa ko ntabwo Imana iginanirwa ndagukunda imbaraga n'amavuta cyangwa kuri Jackie rero Jackie Imana iguhe umugisha mumbwira ikintu umukundira Jackie ndagukunda nubwo rwose upfukana Jackie urapfuka benshi basi ndakumva none njye ni umuntu nuka oya yagutukira ikize ko gukora nyine ibintu byose avuga abapfukana ariko gutukana kwe afite umubabaro mukajya muziza umuntu akagenda bitewe naho yaturutse ubuhamya bwe ariko abantu bavuga ngo kuko Jackie ngo wambara ubusa sinshyigikiye n'ibyo ariko igihe umuntu arimo nyine abakirimo ni Jackie mpamvu mwumva hari ahantu ari guca ngo naciye musa nkaho muhuje amateka y'ubuzima bijya gusa ntabwo bihuje bijya gusa amagambo mvuga Jackie nanjye barayamvuga nanjye ngenda ndi gusikara nimba na Jackie we abivuga byibuze hari ahantu ageze njye nta hantu narindi ariko Jackie reka nkubwire kano kantu komera kandi ushikame wihanganire ibikugerageza igihe kizagera ibyo bintu bivemo ntabwo naje kuguhanurira akoje kukubwira ngo humura kandi ukomere ijambo ry'ihumure
ijambo ry'imana nakubwira nubwo bwose itagukunda hari Imana igukunda, hari Imana ikikurenza. Bara ikintu nahera avuga nubwo bwose navuga ngo icyo wambara ubusa wo kubera iki, ni igihe cye warimo, kuko igihe cye warimo agikoreshe neza, igihe cye nikivamo ntakivamo hari urundi rugero azajyamo. Hakiganira ko karavuga ngo nubwo bwose ibi byose mbikora ntabwo nishimira kubikora, igihe kizagera nkabivamo. Bivuze ngo abonye ikintu kimukuramo yabivamo. Rero mbere byo kurumbura isaha izagera ubivemo, kandi nutuze Imana iragukunda. Ubwo se kumusengera kugira ngo umwuka wera azamugenderere umugani abashe kumukuramo. Reka nkubwire, gusenga ni ukwacu, gukora ni ukw'Imana. Njye nta bubasha n'ubushobozi bwo kujya gusengera umuntu ngo Mana ngo kiza Jackie, ntiyabizi. Ushobora gusenga Imana ikakubwira turi ko Imana ifite ububasha n'ubushobozi bwo kujya kumuzana. Niba ngo hari 2,000 ntibyapfukamira Bayali, yego muri ibyo 2,000 bashaka ko na Jackie azaba arimo. Rero kuza gusirimba hano no kuza guhimbaza Imana no kuza kuvuga ibyo Imana yavugaga ko gukiranuka, banasanga Imana muri bikamwishimira. Gusa umuntu akora uburaya igihe kingana n'imyaka 10 niyandura, kandi ukabikora umunsi umwe ndibaza Jackie nabwo ndi kukwibazaho, ndi kugutindaho. Icyo nakubwira ndagukunda, kandi Imana iragukunda, kandi Imana iguha umugisha, kandi komeza ibane nawe, kandi nukomere kandi ushikame, ibyo ukora bikubera umugisha. Igihe nikigera Imana izakugirira neza. Murakoze. Yego, reka tugushimire cyane ndetse dushimire abantu bari badukurikiranye kuva ku munota wa mbere kugera kuri uyu munota dusoreje ikiganiro cyacu. Reka tubabwire ngo Imana y'amahoro ibahe umugisha, kandi twibutse gukora subscribe nimba utarigeze ubikora, kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi. Reka ngire icyo mbwira abantu. Yego, iri kubaga. Reka mbwira abantu ngo twambare imbaraga kuko isi iranduye. Isi iranduye, dukomere kandi dushikame. Ndabinginze nuko dusengesha umwuka twese, kuko kugendera mu kivunge. Ningera uririmbye ngo ubareke bagende ikivunge, ubareke bagende. Nugera kuri Yorodani azambuka intwari gusa. Turaririmba n'ibyo turahimbaza turagira gute, ariko hari ahandi hantu bizagera. Yego. Rero ituhuza, reka ngire umuntu usuhuzamo. Amavyeri ndagusuhuje mu izina rya Yesu. Amavyeri igahanga Kicukiro, bagusuhuje mu izina rya Yesu. Imana ikwambika imbaraga n'amavuta, na mama Yeme Inyamata, pasiteri bagusuhuje mu izina rya Yesu. Ndagukunda kandi warakoze kumbatiza, kandi yagira ngo ubwire ko umubatizo wambatije hari aho wageze, ni naho ungejeje. Imana iguha umugisha. Imbuto yagiye akwerangira ngo bazabyamusa. Narabatijwe ariko kujyamo mu kugira ngo Imana nta niba muri nambaye nyanyoberwa, ariko ndamukurikirana ari Kanombe. Mama Yeme ndagukunda, Imana iguha umugisha. Murakoze. Nanjye nubwo nabazi ariko mbasaba umugisha kubwo ibyo bikorwa bagiye gukorera, ngira ngo nabantu b'umugisha kuri wowe. Yego, reka twongere duhure ubutaha mu kiganiro kindi tuzaba turimo dukora duhamya nawe, kugira ngo hari benshi bizagenda bifasha. Yego, naho utaha.